imiyoborere aho uri hose ku kazi ako ari ko kose wifata ute, ukora ute, utekereza ute? niba uri umukuru w'akarere, umuyobozi w'akarere, umuyobozi uzindi nzego zo hasi, uhari wumva koko ukwiye kubuyobora, umuturage arakugana mugafatanya gukemura ikibazo. Investor ushaka gushora imari arakugana, mukaganira ikibazo ukagikemura, cyangwa umushyira aho ngaho ukamubwira gutegereza, kandi muri uko gutegereza ngo yibwirize agire ukuntu atunganya inzira. Birahari kugeza n'uyu munsi bibaho. Hariho hose, ntabwo ibyo bikwiye kuba biba. Ninde ejo bundi bambwiraga, hari umuntu, kubera ko nkatuye ndi hafi aho kuri Muhazi, umuntu wavuye hasi waje akora icyo kibazo, nizere ko cyakemutse. Yakoraga ibintu by'amajyambere ku mazi, yarahubatse inzu, n'umuntu uturuka hanze ufite ashaka gukora shyira ubwato ku mazi, ashaka kugira ngo yubake aho buzajya buparika. Umuyobozi w'aho ngaho ati no, mushobora kubikora. Bijyaho, ariko biza kumenyekana ko yashakaga ko abanza kumutugira kugira ngo amwemerere. Abantu bari hano cyangwa baturuka muri ibyo bice bagomba kuba babizi ibyo mvuga. Urumva, umuyobozi, niba harimo abayobozi bazakora batyo bicaye hano cyangwa bakora batyo, umenye ngo icyo ni icyaha, ubundi tudakwiye no kukubabarira twakumenye. Ibikwiye ibijyanye na RPF, ibijyanye na politiki nshya y'igihugu cyacu dushaka kubaka, ntabwo bijyanye. Abayobozi bari hano ndababwira ngo niyo nshingano yacu gukurikirana n'ubuntu butoya nk'ubwo ngubwo buzana umwuka utari. Ibindi ni imikorere yacu muri rusange, serivisi ahantu hose, uko zitangwa, uko abantu bakora batyo baratudindiza, ntitubamenya. Ariko nuko ari benshi rero, basanga wicaye hariya usabye ikawa n'abaza bakakubaza ishyushye ikonje. Bakubaza ngo uti ni ikawa isanzwe ishyushye ariko mushyiremo n'amata, akagenda akabura. Ubu ndavuga ibintu bimwe mbona n'abantu baba bavuga buri kanya, akagenda agahera pe minota 15 20 utegereje ikawa. Bakubaje niba ushaka ikonje cyangwa ishyushye, ariko bababwiye gushyiramo amata akabura. N'amata yabuze ntibakubwiye. So niba wicaye aho utegereje izakamwa, bakohereza ku isoko mukajya gufata, bitubamo murabizi ahantu hose. Ubwo si byo ni urubyiruko nyabakiri rumeze rutyo. We n'imigendere ukuntu bagenda
ndayikurura hari aho nagiye rimwe ariko hashize igihe nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho byarantangaje nagiye ahantu twajaga dukina tenisi abantu bamwe hano barabizi kera hashize igihe turangije twicaye turuhutse tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka arabura turahamagara mushobora kuza kugira icyo muduha ariko ntazi umukobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya arampobera arabanza arampobera ndetse agomba kutuzunguruka twese aduhobera n'abandi turi kumwe bose yabanyuramo ntabwo ariko se wa mwana we turashaka ibyo dushaka waba ari ibyo duha ibi erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho kuduhobera tugeze aho twarambiwe turahaguruka turigenda ubwo urumva umuntu nk'ubu yangirije abakorera natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira natwe ntacyo yaduhaye twese tuviriyemo aho ari aho ubu koko mwumva ariko se mwe noneho sosiyete igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze gite ni ikihugu reka ibyinshi ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima rega ubu ibyo ari byo byose ibigaragara ni ibitari bizima niyo benshi baba bakora ibyiza ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi bya byiza ntibiba bikigaragara ni nko gufata amazi ikirahure cy'amazi ukadonyamo bikaramu inki bashyiramo inki ikirahure gihera ko gihinduka y'amazi yeraga yari ari meza ukayabura ibyo rero dukwiye kubyirinda naho hari benshi hano njya mpora nabo bakora ibintu byiza ibintu bya innovation ndetse bihindura ibintu byinshi mu ikoranabuhanga muri za IT bikajya mu bintu byinshi hirya no hino n'abantu bakora za revenue authority abantu bari revenue authority bari hano ngira ngo hari innovations nyinshi zibageraho cyangwa mu byazi zituma ushobora gutubura zizamura ayo mutuvanamo ayo mutwe ariko iyo byabonetse gutyo hari ikibazo bikaboneka innovation izamura itubura revenue tax revenue hanyuma byarangiza bikajyaho hagati
ariko ntabwo zabanza ugira utya ubwo bakajya innovation bose barayemeranya ko ikora ariko barangiza bakajya mu process imbere yo kuvuga uzaba uretse bareba hari amategeko ntabwo twagira duca tutabanje hari aya mategeko ariko amategeko akaba yo gutinza ibintu gusa kuko amategeko se bwana amategeko ashyirwaho n'abantu sibyo? Yes, sir. igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni ahubwo ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora si wowe urivanaho we gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe bihere ko bigera aho bigera n'abo amategeko tubabwire ngo ariko ibi bintu ntabwo bijyanye n'igihe muratudindiza gusa ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo ntuhambirwa keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari n'ubwo iyo agiye gukora ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu cya mbere kimubaza kuza mu mutwe kibanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora hanyuma nimpora n'ikibazo icyo kibazo ngende nkishyira iruhande ahera ko abona ko hari inzitizi akagendera ku nzitizi bikarangirira ntabwo biba bigikora ntabwo igihe tugezemo gishya ari uko gikora hari icyo bifuza kuvuga abanyabaguhaye microphone mbwira ariko we utanzeho nk'urugero ibindi biri hano ntavuze n'ibiri hanyuma